Sali, je m'appelle Joshua, nguhaye ikaze hano nanone, nguhaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo ari kugenda avugwa cyangwa ibikorwa bikomeye cyane ku umukinnyi w'umunyarwanda mu bagore bamwita Mukandayisenga batazira akazina Kaboyi kabisa waciye ibintu bigacika mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, nubwo hari n'amakuru atari meza agenda amuvugwaho kabisa, ibintu bibi cyane biri kugenda bivugwa. Nguhaye ikaze nanone, shyira agatebe hasi wicare maze tuganire. Muri aya masaha witwa Kaboyi Mukandayisenga kabisa yavuye mu Rwanda ari Miedbeter kabisa, afite ibitego byinshi. Ni nawe mukobwa wazamutse vuba avuye mu cyiciro cya kabiri deuxième division kabisa, aho yagiye aca ibintu kabisa, aho yarazamutse n'ahandi yahise azamuka akiva iwabo aho batuye, yahise aza muri ekipe ya Rayon Sport kabisa. Inyenyeri, uretse no kuba n'inyenyeri, yabaye umukobwa wabashije gutsinda ibitego byinshi cyane, ariko biza kuba byaba ibintu byiza cyane, dore ko Mukandayisenga Kaboyi kabisa ubu ngubu ahabarizwa, ari kubarizwa muri Yanga Queens kabisa. Aho ngaho ni hari mu minsi ishize witwa Kaboyi kabisa yaje kuba ya trending ari kumwe na Kagremedi kabisa, aho yaje kumufata aramupostinga aravuga ati uyu ni umukobwa w'abanyarwanda, ibaze umukobwa utsinda ibitego bingana uko bingana kabisa. Miss Kaboyi kabisa niwe urangaje imbere ekipe cyangwa Yanga Queens y'abakobwa hariya muri Niger kabisa. Uko niko biri kugenda bimeze kabisa. Ino Kaboyi akigera mu mukino wa mbere yabashije kuba yatsinda umukino kabisa, abifashijwemo n'abataka abiwe bagenda bahererekanya imipira muri rusange. Kaboyi rero hari amakuru mabi agenda amuvugwaho ndetse aturuka, nubwo benshi bagenda badashaka kuba babivuga babitangaza kugira ngo hatagira ikimenyekana, dore ko uno umukobwa mbere yuko akiva muri ekipe ye aza hano mu Rwanda kabisa, ubwo bari soje iyi returu, yaje mu Rwanda gusura ababyeyi be, ariko twaje kumwegera turamubaza, nawe aravuga ati hari ababiri inyuma, bo ni bande? Nibo tugiye kurebera hamwe. Aba babiri inyuma ni ibiki bari inyuma, ni ibiki byinshi bigenda bimuvugwaho, dore ko uno mu sister Kaboyi kabisa abantu benshi bakimushidikanyaho ati yakinana n'abagabo. Ese ni ekipe ishobora kuba yakinisha Kaboyi? Kaboyi ni umuwinga umeze neza cyane, umubona ko yambaye number 8. Aha yari yambaye ari yaje kabisa akuba bareba uko yakinira ekipe y'Amavubi kabisa, ariko ntago byaje kuba byamuhira Kaboyi Mukandayisenga, ntabwo byamuhiriye, dore ko byaje kuba yakirukanwa muri kampu, baza gutangaza ko ngo ari ikibazo yifitiye cye ubwe muri rusange. Witwa umutoza w'abadamu cyangwa umutoza w'abagore yaje kuba yavuga ati ngo Kaboyi yararwaye. Ese nibyo yararwaye? Witwa Janine Kaboyi kabisa yakomeje guca ibintu, agenda bica biracika hariya kabisa, uko bagenda abenshi bamukeneye. Amakuru ngura ntani kabisa mu butasi bwanjye nuko Young Africa ngo nabo bashobora kuba
bamurekura Soyanga Queens bashaka kuba bamurekura ngo bakamujya amafaranga menshi kabisa. Ibingibi biri kugenda bivugwa ariko nago biraba confirmed, bavuga yuko ino ekipe ya Simba nayo imukeneye, Simba Women Football Club kabisa, ngo nabo mukeneye ngo kuba yaba yagirute, hari byinshi agomba kuba agenda akemura muri rusange. Mukandayisenga rero ari mu bihe byiza, dore ko yanatwaranye igikombe na ino ekipe akinira, bamaze kuba yayitsindira ibitego bigera kuri 13 aho agereye muri shampiyona, dore ko yavuye mu Rwanda amaze gutsinda ibitego 101 aho yari azamukiye aza muri Rayon Sport Women Football Club kabisa. Abangaba bagenda bavuga ati ni umwana wacu n'ibiki byinshi cyane, ariko Mukandayisenga avuga ati hari aho nageze ndishima, yego nimwe mwavanye mu cyaro munyereka umujyi, mwanshyize imbere ya kamera ndabashimira, atariko hari byinshi tugomba kugenda tureba uko bimeze muri rusange. Mukandayisenga Kaboyi rero, uyu nguyu ukoresha amazina ye anitwa Mukandayisenga 615, aho ni kuri IG wanajya ukanamufollowinga ukavuga ati wagwa nimeze bite kabisa. Uyu Mukandayisenga Kaboyi rero amakuru mabi agenda amuvugwaho ngo nuko atazigera yongera guhamagarwa muri ekipe y'igihugu Amavubi Women Football Club. Niyo makuru mabi nakubwiraga, ngo ntabwo bizongera ko byashoboka yuko yahamagarwa muri ekipe. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo cyo ngo kirahari ariko ntabwo bashaka kugitangaza muri rusange. Ni amakuru mabi rero uko uno musista uri gukora ibintu byinshi cyane muri Yanga Queens, atari kuba yabasha kuba azakinira Amavubi y'u Rwanda. Bamwe bakavuga bati ese yashatse ubwenegihugu bwa Tanzania bakareba ibyo ari byo. Ibingibi bigenda bivugwa yuko ashaka kuba yashaka ubwenegihugu, yajya no muri Simba byibuza akazahamagarwa agakinira igihugu, dore ko babigerageje benshi cyane baza gukinira amakipe y'u Rwanda, ndetse tugasanga abo bavuye hanze bari no kwitanga cyane. Hari nyakwigendera waje kuba yitaba Imana kabisa, ari umukino njya nibukaho yaje kuba yakina aritanga cyane. Ese na Kaboyi wahawe igikombe cy'umukinnyi mwiza, byaba ari ibihe bye byiza, dore ko iki gikombe yagihawe ubwo bari basoza sezo y'umwaka kabisa. Mukandayisenga rero akaba atazongera guhamagarwa muri ekipe y'igihugu Amavubi Women Football Club kabisa. Abantu benshi baramwiteza ati ngo bimeze bite ese azakina? Oya, byarangiye, baje gusohora itangazo bavuga yuko atazongera gukina, ahubwo agomba gushaka ukundi kuntu abigenza. Se ni ikihe kibazo afite? Ntago turamenya ngo ni ikihe, gusa turacyakurikirana ngo turebe uko bigiye byifashe. Uyu niwe umeze neza Kaboyi kabisa. Rero ekipe nayo yasize ya Rayon Sport Women Football Club bari mu bihe byiza nabo, aho ubwo bari guserebura igikombe cya shampiyona, ariko bari bavuze ati ibikombe 5 byose bikinirwa mu Rwanda tugomba kubitwara, ariko ntabwo byaje kuba byabashimisha ubwo barataga igikombe cya shampiyona. Ntabwo baje kuba bagitwara cyegukanywe n'indahangarwa, aho babatsindaga ibitego 4-2. Ino ekipe ya Rayon Sport rero yaguze abakinnyi benshi cyane, aho harimo abakinnyi benshi kabisa abameze neza cyane higanjemo Abarundi, Senegal n'abandi benshi kabisa. Ni Joshua TV rero, komeza uze urebe video zacu cyangwa ukomeze uze ukande subscribe, nabyo ni ingenzi cyane kuri twe. Nukuri Imana yaguha umugisha ikaguha byose wifuza.
kugira ngo mu kanya kari imbere tugiye kurebera hamwe abakinnyi bari kuri ranking Rwanda Premier League, watora uwo wishakira, bonye babishizeho nabyo tugiye kuba tubivugaho mu kanya gatoya, kugira ngo turebe ibyo ari byo ndetse n'uko bigiye byifashe muri rusange. Ni Joshua TV, make subscribe kandi ngubwira ngo weekend njema.